Hello, iyi ni The Focus kana gasone kacu kagufa ariko gasobanutse. Uyu munsi nguzaniye filime yiswe Riot wicare ugubwe neza, ndabizi ko uri buze kuryoherwa. Mu mashusho atangira filime twerekwa mindani muri gereza aho umupolisi witwa Green aba yahawe amafaranga ngo yashyire imfungwa ibikomeye. Uyu mupolisi ngo ni Green ari gutegura amafaranga tuyatwerekwa iyi mfungwa iba yitwa Baram. Uyu nguyu aba ari kizigenza mu bijyanye n'ubucuruzi bw'intwaro, ubucuruzi bw'ingingo z'abantu ndetse n'ubucuruzi bw'ibiyobyabwenge. Ibi byose kandi abikora afungiye muri gereza. Tubwirwa ko mu gihe abantu benshi baba bafungiye muri iyi gereza barahazanywe batabishaka, Baram we aba bikunda bizatari kuko abavuga ngo niho abasha gukorera ibikorwa bye abanzi biwe batamuhiga. Si ibyo gusa kandi ngo ubucuruzi bwose butemewe abasha kubukora nta muntu n'umwe umubangamiye cyangwa umufashe. Baram muri iyi gereza abayeho neza byatari kuba gukoresha ibikoresho byiza cyane rwose by'inyenyeri 5 ndetse aziranye n'imfungwa zikomeye ahangaha baba bamurinda ndetse n'aba-VA nabo bakamuhereza umutekano kugira ngo akomeze amerewe neza muri iyi gereza. Mu mashusho akurikiyeho twerekwa imfungwa nshyashya ziba zisekesekaye muri iyi gereza, barimo umwe muri aba ngaba bari umupolisi witwa Jack Stone. Abandi batangira bose kubabwira ko ngo bagiye kuberekeza muri iyi nyubako ibibamo Baram. Mu gihe barimo barabacakaza kugira binjize muri gereza, ariko tubona wa mupolisi ngo ni Green arimo arahondagura inkoni zo mu nda uyu ngo ni Jack Stone. Umupolisi ngo ni Jack Stone ngo bari kuzira kuba yarishe undi mupolisi mugenzi we mbere yuko azanywa muri iyi gereza. Green kandi atangira gukanga Jack amubwira ko ngo azamubangamira cyane muri iyi gereza ku buryo atazigera hatinda. Mu mashusho akurikiyeho dusubizwa inyuma icyumweru kimwe aho twerekwa umupolisi ngo ni Jack Stone aho bari kumwe na bagenzi be bagiye kwiba banki. Icyo abantu batazi ariko nuko batari bagamije kwiba amafaranga, ahubwo bari bagamije gushaka ibimenyetso byakomeza gufungisha uriya ngo ni Baram, ndetse kabakorana n'abantu bo muri politiki bakomeza bamufasha mu bucuruzi bwe butemewe bw'ibikorwa bitandukanye. Jack n'itsinda ryiwe bashatse ibimenyetso kuko barabibona ahantu babibitse muri vault iri muri banki. Nyuma yo kubishyiraho amaboko ariko bitewe n'uburyo biba bishobora kubangamira abapolitisi bakomeye n'abapolisi bafite amapeti yo hejuru, abandi bapolisi batangira kurasa ba Jack. Ibi ngibi byatumye birwana, ariko inshuti zose za Jack zitaba Imana aho ngaho aba ari we wenyine usigara. Jack we yabashe gucika yirukanyira mu nyubako ibiri hafi aho ngaho mu gihe abapolisi bakomeje kumushakisha. Amazima akanya ariko agerageza gusohoka, umupolisi umwe akahita amutunga imbunda agatangira kumubwira ko ngo agiye kumwica. Bitunguranye cyane tubona Jack afata uyu mupolisi akamusimbukana hejuru y'inyubako, bose bakikubita hasi. Tutubwira ko ngo uyu mupolisi aba ari we watumye umugore wa Jack yitaba Imana. Jack amaze gusimbukana n'uyu mupolisi kuri iyi nyubako, bose baryama hasi. Uyu mupolisi akahita apfa mu gihe Jack akomeza ari muzima, ari nawe bituruka ku kumubeshyira ko ngo ari we wamwishe. Nyuma yo kurokoka, Jack ngo yafashe za mpapuro zo zirimo amabanga atandukanye agenda zishyira imbere y'umuryango w'umunyamakuru witwa Trisha. Ahangaha bakubiyemo ibimenyetso byinshi bishobora gufungisha abapolitisi bakomeye n'abapolisi. Byo gusa kandi muri izi mpapuro barimo aho abapolitisi n'abapolisi bose bahuriye n'uriya ngo ni Baram. Trisha kandi afunguye izo envelope asangamo amagambo yanditswe na Jack amubwira ngo nakurikirane iki kirego ndetse agishyire ubushinjacyaha. Dusubiye muri gereza, Jack yisanga yafunganywe n'ikihebe kiba cyitwa ngo ni Silver. Umunsi umwe Jack barimo arifatira amafunguro atuje, tukabona akagabo kitwa ngo ni Samion. Akangaka aba ari cousin wa Baram, gatangira kuza kamusaba ngo amafaranga y'umutekano, ariko Jack akabyanga, bituma gatangira kumwenzaho akagakubita. Si ibyo gusa kandi Jack ahondagura abarinzi bako bose, bigatuma abasoroveye baza gutabara. Kubera guteza akavuyo ariko Jack wacu batamufata bakajya kumufungira ahandi hantu yihariye. Ahita ajya kubona kuri video Baram aratungutse, atangiye kumukanga amubwira ko ngo natitonda akarekera kwinjira muri business ziwe ashobora kwisanga yabaye nk'umugore we wapfuye. Ibi bikangisha ariko by'uyu ngo ni Baram, Jack nta kintu kimwe bimubwiye kuko mu isura rwose batari guhinduka. Twirikize gato iryo joro aho abasinzira, tukabona abagabo batatu ba Baram baza kumwataka ngo bamwice. Jack ahita akanguka vuba bizatara akabahondagura bose akabashyira hasi, ndetse adakanguye ya mfungwa baba bari kumwe mu cyumba ngo ni Silver. Dusubiye mu isi isanzwe twerekwa umukobwa ngo ni Trisha w'umunyamakuru aba ari gukomeza ko ubushakashatsi kuri ibipapuro aba yabonye, akomeza kandi ashakisha amazina y'abantu babanditse muri izo mpapuro, ndetse akaza kuvumbura uwo mwejeje amakuru ngo ni Jack Stone. Bukeye bwaho, nyuma yo gukurura ibyo akeneye byose, Trisha ahita yerekeza ku bushinjacyaha bagiye kubahereza ibimenyetso kugira ngo bafashe gushyira aba bantu muri gereza. Akigera ariko umukobwa uri kuri reception atangira kumubeshya ko ngo umushinjacyaha mukuru
aba adafite umwanya ndetse agomba gusigira izo mpapuro umwasisitanti we. Ibi ariko Trisha ntabwo ajya abyemera ko baba batabizera, agahitamo gusohoka aho ngaho nta kintu na kimwe abahaye. Trisha ariko ntabwo ajya arekera kuko agenda akicara hanze agatekereza ko umushinjacyaha mukuru asohoka mu rukiko kugira ngo ajye kumuhereza biriya bimenyetso. Ibwo mutegereje umunsi wose tukabona haciye akanya gato uwo musaza witwa Johnson arasohotse. Trisha agenda kumuganiriza akamubwira amakuru yose afite kuba politisi batandukanye baba barya za ruswa ndetse n'abapolisi bakomeza gukorana n'imfungwa. Uyu mushinjacyaha mukuru akamwicaza hamwe akamubwira ngo witonde kuri ibi bintu, ariko akamuhereza ikarita ye akamubwira ngo igihe cyose ukeneye ubufasha bwanjye ndaza kugufasha gukurikirana iki kirego. Mu mashusho akurikiyeho twerekwa Trisha yagiye kureba Jack muri gereza, atangira kumubwira ko amakuru ye yatangiye kuyakoresha agira ngo bafungishe bari abantu. Jack ariko amubwira ko agomba kwitonda cyane kuko abantu barimo bashobora kumugirira nabi. Nyuma gato Jack yicariye atuje ajya kubona imfungwa imwe iri mu bakuru b'aho ngaho witwa William Arasisi, yatangiye kumugira inama amubwira ko atari byiza kubangamira bari abagabo ba Balaam. Jack ariko amusubiza ko nta muntu umwe muri iyi gereza atinya, ahubwo agatangira kumuhata ibibazo bijyanye n'aho Balaam aba afungiye. Uyu musaza ngo ni William asobanura Jack ko ngo ahantu Balaam aba afungiye hazwi n'abantu bake bya hatari kandi nabo ari abarinzi bangaha gusa. Muri make nta mfungwa n'imwe iraha ibizi ngo Balaam aherereye he. Amashusho akurikiyeho twerekwa muri gereza y'abagore noneho bari kurwana bya hatari bateza akavuyo bakurana amenyo. Uko bakomeza barwana batuma babasoroviye batangira kwivangamo kugira ngo babakize. Umwe muri aba bari kurwana aba yitwa Arina. Uyu nguyu bahita bamwerekeza kwa Balaam kugira ngo baganire. Arina ariko wacu aba yazanywe bamwambitse ikintu cy'umukara mu maso kugira ngo atamenya iyi prison ibiherereye. Tubona akiyagera bakamukuraho iki kintu avumbura n'izindi mfungwa zari aho ngaho kwa Balaam. Balaam we ahantu aba afungiye aba ameze neza rwose nk'ari mu rugo. Arina abwirwa ko ngo impamvu aba yazanywe aho ngaho ari uko yarwanye n'umukobwa Balaam aba akunda. Ibi ngibi bituma batangira kugira inama aba bantu bose baba bateje akavuyo umunsi muri gereza, aho Balaam ababwira ko uri bubashe kwica Jack azamuhereza igihembo 100,000 by'amafaranga y'amadolari y'Amerika. Izi mfungwa nyuma yo kumva aya mafaranga barimo tubona mu mashusho akurikiyeho zatangiye kwataka Jack. Bamusangana bari kwiganira na William bagatangira gushaka kurwana nawe. Jack ariko abifashijwemo n'uyu musaza ngo ni William babasha gukubita aba bose baboherejwe bakabashyira hasi. Ku rundi ruhande dusubiye mu isi yo hanze tubona wa mushinjacyaha mukuru arimo arahamagara Balaam, atangira kumubwira ngo uburyo hari umunyamakuru witwa Trisha ufite amabanga akomeye cyane yatuma azahera muri gereza ndetse n'abo bakorana bose bikaza kubapfira bikaba nabi. Balaam aratubwa byatari. Si ibyo gusa kandi uyu musaza ni Johnson amubwira ko amakuru uyu mukobwa ni Trisha aba afite nta mushinjacyaha n'umwe wabasha kuyirengagiza. N'umujinya mwinshi Balaam abwira Johnson ko agomba gushaka uburyo yica Trisha mu gihe we muri gereza nawe amerewe nabi na Jack. Ku rundi ruhande tubona Jack aba yibereye mu cyumba baba bafuriramo imyenda atuje, yajya kubona abarinzi b'igereza batangiye kwinjiramo bose bafite za nkoni zabo z'ibyuma. Batangira kwataka Jack barimo barashaka nabo kubona kiriya gihembo Balaam aba yavuze. Batangira kumuhondagura Jack nubwo bari benshi bakamukubita ariko agerageza kwirwanaho. Abari kwirwanaho gake kubera ko abafite ubwoba bw'uko bashobora kumushyira mu bihano kubera bayakubise abapolisi cyangwa abarinzi ba gereza, ariko yavumbura ko icyo bishakira ari amafaranga akagerageza kwirwanaho. Umwe kuri umwe Jack ahondagura abashungagereza bose akabashyira hasi. Jack amaze guhondagura abasoroveya ajya gusohoka muri icyo cyumba yagira hanze agasanga izindi mfungwa nazo ziramutegereje ziteguye kumwica. Jack ariko atangira kubaganiriza babwira ngo ari amafaranga bemereye n'ubundi cyari bubamarire cyane ko mugiye kuyagabana mwese. Izi mfungwa wakoze ibitekerezo zigasanga ibyo ziri gukora ari ubugoryi zigahita zibikwama zigasubira inyuma. Ku rundi ruhande twiruka Trisha aba yagiye kureba inshuti yiwe witwa Alison, atangira kumuganiriza iby'amakuru ari gukurikirana muri iyi minsi ndetse n'uburyo afite ibimenyetso bishobora gushyira muri gereza abapolitisi bakomeye n'abapolisi. Amubwira kandi ko hari imfungwa witwa Balaam ifite ayihuriye n'ibi byose. Alison nyuma yo kumutega amatwi yemera nawe kumufasha. Dusubire muri ya gereza y'abagore tubona wa mukobwa ngo ni Arina arimo arajya gusaba imbabazi wa undi ngo ni Kat ukundana na cya Balaam. Kat ariko ntabwo ibingi yajya bikozwe kuko ahita atangira kurwana na Arina nanone. Arina aramworera noneho bakamukubita ingumi nziza akikubita hasi akamera nk'asinziriye. Bahita bamwerekeza kwa muganga ariko ibingibi aba yabyikoze. Nyuma y'uko abaganga bamwitayeho barasohoka bakamusiga aho ngaho aryamye. Arina ahita akanura agatangira gufungura aya mapingu yiwe. Atangira kandi gufata ibintu birimo alcohol akabishyira
mu ndobo ya William abakoresha mu gusukura aho ngaho. Nyuma y'ibi ngibi ahita afungura hejuru muri plafo akinjiramo agatangira gushaka ahantu haba yari icyumba kibamo za kamera. Nyuma yo kukivumbura aragaruka handi ho yari aryamye agatangira gushushanya map ku nda yiwe. Iyi map iri kugira mwereke ibyo yakoze byose. Trisha mu mashusho akurikiyeho nanone agaruka kuri gereza aho abaje kuganira na Jack agakomeza amuhata ibibazo noneho bijyanye n'ahakera hiwe amubaza iby'urupfu rw'umugore we. Jack nubwo atabasha kubyumva ariko agira akemera kwizera uyu mukobwa wa Trisha akamubwira ko uburyo bwose umugore we yishwe n'abagabo ba Barham ari nabo ndetse bishe b'abapolisi batandukanye bakomeza bamubeshyira ngo niwe wabishe. Hagati aho ngaho Jack uzi ko William ari indi mfungwa isanzwe aho ngaho aza kuvumbura ko uburyo bwose William aba ari umupolisi uri aho ngaho mu buryo bwa undercover. Agerageza kumuganiriza agatangira kumubaza iby'igihe aze akurikirana ibirego muri iyi gereza. William amusobanurira ko impamvu yaje muri iyi gereza ari ukugira ngo avumbure amakuru ku mfungwa ziba zikora ibikorwa bitemewe muri iyi gereza ndetse n'abo bakorana bose kugira ngo azabashyirishe muri gereza. William amaze aha ngaha amezi 6 yose. William kandi ngo bari gukorana na wa mukobwa ngo ni Arena nawe aba ari umupolisi uri undercover. Bari gukomeza bashakisha ikimenyetso icyo ari cyo cyose cyatuma wafungisha bari abapolitisiye. Mu gihe Jack ari kuganira na William ariko imfungwa zirabataka bagatangira kwirwanaho. Barabahondagura nk'ibisanzwe ariko nyuma gato bamaze kudagura benshi muri izi mfungwa tukabona babacungagereza baraseseka batangiye kubashyiraho ngo nibo batangije imirwano. Ibi bituma Jack ajya gufungirwa mu kumba noneho kihariye aba arimo ari wenyine. Ku rundi ruhande William we aba yajyanwe guhura n'umucungagereza mukuru witwa Brain. Uyu nguyu nawe ngo rimwe na rimwe abakorana n'abagabo ba Barham. Ibi ngibi bituma arakarira byatari William agatangira kumusaba amafaranga menshi kugira ngo atamuraburiza ko ari umupolisi nawe. Hanze ya gereza Trisha bakomeje gushakisha bamushinjacyaha mukuru Johnson ariko agakomeza amukwepa bitewe n'uburyo nawe abakunda ruswa. Bitangaje cyane wa mushinjacyaha ubukorana na Johnson atangira gukanga Trisha amubwira ngo namuhereze ibimenyetso byose afite araza kumufasha kubikurikirana. Trisha ariko nk'ibisanzwe araburiza uyu musore akamubwira ko nta kintu na kimwe ari bumuhereza ahubwo agafata inzira akagenda. Dusubire kuri gereza aho Barham aba yaje gusurwa n'umukobwa we. Ibi bituma bamukura ahandi abafungiye bakamwerekeza aho imfungwa zihurira n'abantu bazisuye. Hagati aho ngaho William abona Barham arimo arasurwa aho ngaho agahita yereza sinyari Arena kugira ngo batangire umupangu wabo. Arena akimara kubona iyi sinyari atangira kwirwaza yigira nkaho ari kugwa hasi, atangira gutaka byatara akahita ahwera bigatuma abacungagereza baza kumufata. Umwe amwerekeza kwa muganga. Akimugeza hagati ariko Arena ahita amuhondagura akamushyira hasi. Tukabona William na Arena bamaze guhura kugira ngo batangire umupangu wabo. Bitangira William na Arena bahondagura abacungagereza bose bigatuma bafata icyumba kiba kirimo za kamera ndetse banakontoramo inzugi zose z'iyi gereza. Uko William akomeza yitegereza amashusho ajya kubona Barham arangije visite yiwe arimo aragaruka aho afungiye. Ibi bituma afungura umuryango wa Jack kugira ngo amurekure. Jack wacu yiteguye isaha n'isaha kubangamira Barham. Atangira ahondagura umwe mu bacungagereza ndetse akamwambura imyenda akayiyambika nawe akigira nkaho arinda aho ngaho. Jack akomeza ayoborwa na Arena ndetse na William bakamurangira aho neza Barham aba afungiwe. Jack yerekezeyo kuko akinjiramo nta muntu n'umwe umuvumbuye. Si ibyo gusa kandi Jack aba yahageze mbere yuko Barham we yinjiramo. Jack, William na Arena nubwo baba bafite ubwoba bose baba biteguye kuzana uwitwa wese ngo akorana na Barham akabona ubutabera bumukwiriye. Hagati aho ngaho ariko Brain wa mukuru wa gereza ndetse n'abandi basore baza kuvumbura abantu baba binjiye muri cya cyumba kibamo amakamera. Mu gihe barimo barashaka uburyo bakinjira muri iki cyumba tubona Arena we arimo araca muri plafo arimo arabakwipa. Hagati aho ngaho nyuma y'uko William abonye ko iminota iri kubashirana bituma akora ikintu gitangaje cyane. William ahita afungura inzugi zose zo muri iyi gereza tukabona imfungwa zose zisohokamo zarakaye byatari. Izi mfungwa zose zikigera hanze bitewe n'umujinya zifitiye aba bacungagereza banga bakunda kubabangamira bituma bose batangira kurwana nabo. Barabahondagura byatari. Hagati aho ngaho tujya kubona wa mupolisi ngo ni Green avumbura Jack ariko ahita amusunikira mu mfungwa zarakaye byatari zigatangira nawe kumuhondagura. William na Arena nabo bakomeje kwirwanaho. Hagati aho ngaho Jack aza kuvumbura uburyo agira neza hano Barham aba yereye. Tukabona kaga kazi nikiyo ngo ni Samion karimo kashaka kumuhondagura. Jack ariko aragakubita byatari.
Samion nyuma yo kubona ko arimo aratsindwa ahitamo kujomba icyuma Jack cyo mu rubavu. Jack uba wabaye bya hatari agerageza kwirwanaho bikarangira yishe ka Samion. Ahangana yahita yerekeza aho Balaam noneho aherereye. Hagati aho tugarutse hanze ya gereza ibintu bitangaje biba biri kuba. Ka gakobwa ngo ni Alison kaba kijeje Trisha kumufasha gatangira kumushyiraho imbunda. Ahangana naho tuvumbura ko burya bwose Alison aba akorana n'umushinjacyaha mukuru ngo ni Johnson, nawe aba akunda ruswa bya hatari. Atangira gushaka kwica Trisha kugira ngo anamwambure ya makuru yose aba afite. Mbere yuko ariko Alison yakica uyu mukobwa ngo ni Trisha, tujya kubona umusore witwa Mark ukorera FBI arahasesekaye ahise amutabara. Uyu Mark nta wundi aba ari wa mu assistant ukorana umushinjacyaha Johnson. Tuvumbura ko ngo burya bwose Mark aba akorera FBI ndetse ari undercover aho ngaho kugira ngo avumbure ibyaha byose by'umushinjacyaha Johnson nawe bazabashe kumushyira muri gereza. FBI ngo yarashoye amafaranga mu gushaka abapolitisiye bose bafite aho bahuriye n'uriya ni Balaam kugira bose bashyire muri gereza. Tugarutse kuri gereza tubona William ndetse na Arina bashyize hasi abacungagereza bose ndetse Warden Brain wa mukuru wa gereza aryamye hasi arimo arasaba imbabazi. Si ibyo gusa kandi Jack aba yinjiye mu cyumba giherereyemo Balaam na Jack batangira guterana ibipfunsi. Nubwo Balaam aba afite imbaraga nyinshi bya hatari arimo arahondagura Jack atangira kwibuka amashusho y'umugore we. Ibi ngibi mu intege zo kwirwanaho agahondagura cya Balaam paka kishe. Hagati aho ngaho tuhita tubona itsinda rya SWAT ryasesekaye muri gereza. Batangira gusubiza ibintu mu bikorwa nk'uko muri gereza byaremeze bisanzwe. Tukabona ku rundi ruhande William, Arena bari guhuza na Jack ndetse bakanibwirana. William na Arena bashimira bya hatari Jack kuba yabafashije gushyira mu bikorwa ibyo kubona amakuru baba bakeneye kugira ngo bafungishe bari abantu bose. Jack nawe arabashimira kandi kuba bamufashije kwihorera urupfu rw'umugore we. Hagati aho ku rundi ruhande twerekeza hanze aho tubona FBI yatangiye guta muri yombi benshi muri aba politiciens bafite aho bahuriye na Balaam. Mu mashusho arangiza filime yacu tubona William arimo arizeza Jack kagiye kumushyira muri gereza ya FBI azatinda gato kugira ngo ahite afungurwa kubera n'undi aba ari umwere. Itangazamakuru kandi ritangira gukora inkuru z'uburyo benshi mu bapolitisiye bari bafite aho bahuriye n'uriya Balaam bakunda ibintu bya ruswa bose batawe muri yombi. Ku tundi dufilime twiza nk'utu tukora like kandi subscribe na sharing video ku nshuti zanyu maze tuzahuze ubutaha. Iyi ni The Focus. Ciao ciao.